Inshuti z'ikiganiro cyacu, ikiganiro ntayorwa mwigiramo byinshi by'ubuzima, turabasuhuje tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho nje kukubwira nk'uko nabikwemereye ubushize ko hari andi mavuta nzakubwira meza, amavuta naturel wakoresha ku ruhu rwawe cyangwa no ku musatsi akakugirira akamaro. Aya mavuta rero akorwa muri coconut, beurre de coco. Urabona handitseho coconut oil, akaba ari amavuta nayo afashe mu bihugu byinshi bya Afurika, cyane cyane Afrique de l'Ouest bazi kuyategura, bakayakoramo amavuta ashobora gukoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye akagira akamaro abantu. Hano ndabona umucuruzi wayateguye, hano yaranditseho coconut oil. Aya ni amavuta meza akize cyane kuri vitamine E, fer. Aya mavuta akaba ari meza cyane ku ruhu no ku musatsi, ndetse akaba ashobora kuribwa. Muri kino kiganiro ukurikirane kugera kirangiye, wiyumvire ibyiza by'aya mavuta. Ni byinshi bitandukanye, azagufasha mu kwita ku buzima muri rusange, kandi nta ngaruka afite ku mubiri w'umuntu kuko nyine ni amavuta organique. Ushobora guhitamo nyine amavuta meza adakorewe mu nganda, atarongewemo ibindi bintu. Ngaya ni amavuta agenda agafata, ushobora kuyazisha ariko mu ntoki, kandi aragenda akinjira mu ruhu ukayisiga cyangwa se ukayakoresha ku bundi buryo. Njyewe waguteguye kino kiganiro rero nitwa Celine Uwera, urubuga ni ntayorwa. Uzahigira byinshi, urebe n'ibindi bintu twateguye twabagejejeho, urasanga ari ibintu by'ingirakamaro. Abatari bakora subscribe mwayikora kugira nyine ngo dukomeze kugendera hamwe, dukomeze kwiga no kungurana ibitekerezo muri rusange. Amavuta ya koko rero ni amavuta meza yoroshye, bityo agatuma n'uruhu ruhehera narwo rukoroha rukamererwa neza. Aya ni amavuta atuma uruhu nyine rwangiritse ushobora kurufasha nyine rukongera rugasubirana ubuhehere bwawe. Kandi nk'igihe habaye izuba, dore tugeze mu gihe cy'izuba, aya mavuta ushobora kuyakoresha abantu bangirijwe uruhu rwabo n'izuba, rukongera rukamera neza kuko yifitemo propriété réparatrice. Aya mavuta yakurinda radicaux libres igihe uyakoresheje, kuko akize cyane kuri antioxydant, bityo nturware indwara zitandukanye zishobora kuza mu mubiri wawe no ku ruhu ku buryo bw'umwihariko. Aya mavuta yagufasha kurinda uruhu rwawe iminkanyari iza imburagihe, noneho niyo kandi waba ukuze ukayisiga, uba usanga uruhu rwawe rwongeye gusubirana itoto, rukongera rukamera neza, bikakurinda nyine kugaragara nk'umuntu ushaje. Aya mavuta rwose arinjira mu ruhu rw'umuntu, arinjira bityo agatuma ruhehera. Kandi icyiza cyayo ni amavuta ushobora gusiga umuntu uwo ari we wese, umwana, umukuru, umugore utwite nawe ashobora kuyakoresha, abagabo bashobora kuyakoresha. Nta n'umuhumuro aya mavuta agira. Abantu badakunda, burya hari abantu badakunda amavuta kubera umuhumuro wayo. Nta muhumuro wayo agira mubi. Aya mavuta atuma nyine uruhu rumera neza, kwa kundi uruhu ruba rukweduka, akagumana elasticité, uruhu rukagumana elasticité, haba mu ntoki, ushobora kuyasiga ku birenge, kwa kundi ibirenge bigenda bikumagara, ku munwa ntukenere ayandi mavuta.
nubwo njye nari nayasizeho amavuta yo ku munwa y'ibara, ariko ushobora kuyasiga ku munwa byonyine ukagenda kandi ugasanga umunwa wawe urahehereye. Hari abayasiga n'aha ngaha cyangwa se munsi y'amaso kugira ngo nyine bayongerere kugaragara neza no kutagaragara nk'umuntu ushaje. Abantu b'abazungu barakunda kubikora, bakajya ku kazuba kugira ngo bakore bronzage, uruhu rwabo rwakira izuba, bityo ruse n'uruhinduye ibara gatoya, rwijimeho gatoya. Ibi ngibi bashobora kuyakoresha ano mavuta bikarinda uruhu rwabo kwangirika, kuko izuba nyine rishobora kubatwika, burya bafite uruhu rworoshye cyane, bashobora kuyakoresha rero. Aya mavuta kandi ashobora gukoreshwa nka creme solaire, ushobora gukoresha mbere y'uko usigaho za makiyaje zindi abantu bagenda bakoresha kugira ngo uruhu nyine rutangirika. Aya mavuta ushobora kuyakoresha nanone nka deodorant, kubera yiganjemo ariya mavitamine, antioxidant, antibacterien, atuma nyine hataza utwo dukoko burya nitwo duturukaho umuhumuro mubi uturuka ahantu henshi hatandukanye. Ushobora kujya uyakoresha bityo ntugire nyine ibibazo bitandukanye, haba mu kwaha ugasanga ntabwo ukeneye nyine izo za deodorant uba usanga zinahenda kandi ntizimare igihe, ariko aya mavuta wayakoresha mu rwego rwo kwirinda nyine impumuro mbi ituruka mu bice by'umubiri bitandukanye. Aya mavuta kandi ni meza kuyakoresha nk'umuti w'amenyo. Ushobora no kuyavanga n'umuti w'amenyo, ushobora no kuyavanga na bicarbonate de soude cyangwa n'ibindi bintu bizwiho ko bikesha amenyo, bikagufasha nyine muri gahunda yo kwita ku menyo yawe n'ubuzima bwo mu kanwa muri rusange, kubera ko arinda za bagiteri, kubera ko yagaragaweho ubwo bushobozi bwo kwita ku buzima bwo mu kanwa n'ubw'amenyo muri rusange, ugasanga amenyo yawe yabaye urwererane, kandi akakurinda nyine indwara zitandukanye zituruka ku masukari n'andi mabagiteri aba mu kanwa, harimo ayo bita kari. Kari ni ya ndwara igenda igafata amenyo agacukuka kandi agahindura ibara. Ano mavuta rero ni meza, aranaribwa, ushobora kuyatekesha haba mu gutegura za gato cyangwa no gukaranga nyine ibiryo bisanzwe, kuko ni meza cyane. Akize kuri za vitamine nakubwiye, vitamine A, vitamine E, fer. Ibi ngibi bigatuma nyine yo ubwayo yubaka umubiri, arinda umubiri, noneho akanagufasha no gukaranga no kuryoshya indyo yawe. Wayakoresha rero kandi akagufasha no muri kwa kurinda umubiri, kuko akize kuri antioxidant n'ibindi byinshi bitandukanye. Wayakoresha rero, ushobora no kuyasimbuza za beurre zo, kuko akenshi bavuga ko iyo ukoresheje nyinshi ushobora kuzikuramo indwara. Aya mavuta nanone ashobora gukoreshwa n'abantu bashakanye, tuvuge nk'urugero, cyangwa abagore muri rusange. Ni ibanga nayo ry'abagore bashobora kwifashisha kugira ngo bongere ubwiza bwabo, ariko nyine umubiri wabo batume worohera, kandi bashobora kuyakoresha mu rwego rwo kwiyongerera ububobere, kandi ashobora kuba igisubizo ku bantu bafite ikibazo cyo kumagara mu bice bitandukanye by'umubiri, ndetse birimo n'ibigenewe ibyishimo by'abashakanye, bityo igikorwa kikagenda neza
batagombye guhendwa n'andi mavuta atandukanye agurirwa mu mafarumasi. Amavuta rero ushobora kuyasiga nanone munsi y'amaso cyangwa se hejuru yayo, akagufasha kwirinda kwa kundi umuntu aba agaragara nyine amaso ubona abyimbye kandi hariho n'iminkanyari, bikagufasha kubigabanya. Aya mavuta nanone ni meza kuko agira uruhare mu kuringaniza isukari mu mubiri w'umuntu, bityo abantu barwaye diyabete bashobora kuyakoresha mu guteka no kuyarya ku bundi buryo busanzwe, kuko agabanya isukari mu mubiri, agatuma umubiri uwuringaniza ntagire ikindi kibazo cy'ubuzima bwe. Murakoze rero, mugire amahoro. Amavuta nashaka kukubwira ni aya ngaya ya koko, uzayagerageze nawe uzumva. Koko iraboneka mu bihugu byinshi bya Afurika, mu Rwanda wenda ntabwo bimenyereye ko abantu bazi kuyategura, ariko iki gihe isoko ryaragutse, bashobora kuyabona ku buryo butandukanye kandi buryo bworoshye. Mwayagerageza rero, ni amavuta meza arinjira rwose umusatsi ntabwo nawuvuze cyane, ariko ni amavuta meza y'umusatsi, kwita ku musatsi ugakura neza, ukabengerana, ukabona urabengerana, kandi ugakura neza, ukagumana ubuhehere bwayo. Ni ibyo rero nashatse kukugezaho muri kino kiganiro. Wayagerageza, kandi ni amavuta aribwa rwose, ntuzagire ikibazo ko hari ikindi kibazo wakuramo. Murakoze, mugire amahoro. Ako kari agaseke k'uyu munsi. Kiguteguriye kino kiganiro nitwa Celine Uwera, urubuga ni Ntayo.